umwarimu w'umutangizi ufite impamyabumenyi ya A0 azajya ahabwa umushahara mbumbe w'ibihumbi 418 n'amafaranga 147, atahana ibihumbi 246 n'amafaranga 388. Yewe niba utaranize ufite mukuru, murumuna cyangwa se mushiki wawe wize biruje, ariko natekereza ko benshi muri twe batunzwe n'ibyo bize cyangwa ubumenyi bakuye mu ishuri bakesha uwitwa mwarimu. Niba warize nawe uri kunyumva, andika muri comment ati warakoze mwarimu. Warakoze mwarimu. Nubishaka ushyireho n'izina kuko azabibona ndabizi. Yego warakoze mwarimu, kandi kuko warakoze. Uriya ibi bintu bijya gutangira byahereye umunsi Minisiteri y'Uburezi isohora itangazo rigira riti: Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abanyarwanda ko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 29 Nyakanga 2022 yaganiriye ku iterambere ry'imibereho y'umwarimu n'uburyo bwo gukomeza gushyigikira ikigega cya koperative umwarimu SACCO no guteza imbere ireme ry'uburezi mu mashuri y'uburezi bw'ibanze, tekinike, imyuga n'ubumenyingiro mu bigo by'amashuri ya leta n'ifatanya na leta ku masezerano, bityo ifata ibyemezo bikurikira: gushyira mu kigega cya koperative umwarimu SACCO amafaranga miliyari 5 y'amanyarwanda mu rwego rwo kongera ubushobozi mu kurushaho gutanga inguzanyo kuri mwarimu, kongera imishahara y'abarimu ku buryo bukurikira: umwarimu ukora kandi agahembwa ku mpamyabumenyi y'amashuri yisumbuye ya AD. Aba barimu bose bamwe ni 68,207, yongereweho 88% by'umushahara utahanwa n'umutangizi cyangwa 50,849 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwarimu ukorera kandi agahemberwa ku mpamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza A1. Aba barimu bose hamwe ni 12,214, yongereweho 40% by'umushahara utahanwa n'umwarimu w'umutangizi cyangwa 54,916 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwarimu ukorera kandi agahemberwa ku mpamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0, abarimu bose hamwe ni 17,547, yongereweho 40% by'umushahara utahanwa n'umutangizi cyangwa 70,000 n'amafaranga 195. Iwe kandi umushahara w'abayobozi b'amashuri, abayobozi bungirije n'abandi bakozi bo mu bigo by'amashuri ba leta n'abafatanya na leta ko amasezerano. Ibi byemezo biratangira gushyirwa mu bikorwa mu guhemba umushahara w'ukwezi kwa Kanama mu 2022, bikorewe i Kigali tariki ya mbere z'ukwezi kwa Kanama 2022. Nyuma y'iri tangazo, umurimo ukomeye kandi ugira abantu bakomeye, bakaba abantu b'ibitangaza, bakaba abantu b'ingirakamaro muri sosiyete, baratangiye bafatisha ikaramu, ba nyirawo ntibari banyuzwe n'ibyo bagererwaga pe, kandi kuko byarumvikanaga aka kazi karakomeye cyane, ariko nanone ni keza kuko gatunze abantu benshi kandi gafitiye akamaro abantu benshi mu bagize iyi si barahakeneye ahantu. Hari hashize igihe kinini abakora benshi muri bo bavugaga ko ibyo bagenerwaga n'ibyo yababiraga bitahuraga pe, bitewe n'umusaruro batanga. Benshi muri bo bariruhukije, abandi baranezerwa, gusa nanone bawufataga nk'umurimo uruhije cyangwa umurimo uri aho ngaho usanzwe. Batangiye kuwifuza benshi muri bo, ku buryo ubwo hatangagwa ibizamini by'abakeneye aka kazi byikubye inshuro nyinshi cyane. Abahagana ndetse n'abitabira ibi bizami bariyongeye ku rwego ruhagije, ariko nanone rwahaye imirimo benshi, abantu benshi cyane, kuko uko biyongeraga nako amashuri yongeraga, kandi leta y'ubumwe ifite gahunda amahirwe go kuri buri muntu yo kwiga. Aha ndagira ngo nkwibutse ko hashize imyaka 3 n'iminsi 106 iyo mishahara yongeye, ariko nagira ngo mbwire ko buri nyuma y'imyaka 3 buri mushahara w'uyu mwarimu hazajya hajyaho 10% nk'uko bigenda ku bandi bakozi ba leta. Ubu rero imishahara ngiye kukugezaho ni imishahara uhereye none nyuma y'imyaka 3 imishahara ya mwarimu yiyongeye. Ubwo turavuga uko ihagaze ku munsi wa none. Umuyobozi w'ishuri ufite impamyabumenyi ya A0 yagitangira akazi ahembwa umushahara w'amafaranga 541,648 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko hamara kuvaho ibisabwa byose agahabwa 314,450. Ugomba gukatwa ku mushahara hari ubwishingizi bw'indwara bwa RSSB cyangwa RAMA, amafaranga ahabwa umubyeyi uri mu kiruhuko cy'izabukuru, amafaranga ahabwa umubyeyi uri mu kiruhuko cyo kubyara,
umusoro w'abakozi ndetse n'umukozi uko wiyongera buri myaka 3 inshuro zigera kuri 14, ku buryo umuyobozi w'ishuri ufite impamyabumenyi ya A0 urambye mu kazi k'imyaka 42 azajya atahana umushahara w'amafaranga arenga miliyoni 1,032,000. Umwarimu w'umutangizi ufite impamyabumenyi ya A0 azajya ahabwa umushahara mbumbe w'ibihumbi 418 n'amafaranga 147, atahana ibihumbi 246 n'amafaranga 388, mu gihe uwaminuje mu burambe azajya atahana umushahara w'ibihumbi 709 n'amafaranga 811. Umuyobozi ushinzwe amasomo cyangwa ushinzwe imyifatire, abo muzi nka ba perefe. Umutangizi ufite diplome ya A0 atahana umushahara amafaranga ibihumbi 283 n'amafaranga 655, mu gihe umaze imyaka 3 ahabwa ibihumbi 306 n'amafaranga 990, 6 agahabwa ibihumbi 323 n'amafaranga 742 y'u Rwanda, kugeza kufite ku burambe bw'imyaka 42 uhabwa umushahara w'amafaranga ibihumbi 747 n'amafaranga 83 y'u Rwanda. Umukozi w'ishuri utari umwarimu ufite impamyabumenyi ya A0, umutangizi azajya atahana umushahara w'ibihumbi 225 n'amafaranga 439, yaba aminuje mu burambe agahabwa umushahara w'amafaranga 688 n'amafaranga 858, agahabwa umushahara w'amafaranga 600, ufite ku burambe bw'imyaka 42 uhabwa umushahara w'amafaranga ibihumbi 747 n'amafaranga 83 y'u Rwanda. Umwarimu ufite impamyabumenyi ya A0, umutangizi azajya atahana umushahara w'ibihumbi 225 n'amafaranga 439, yaba aminuje mu burambe agahabwa umushahara w'amafaranga 688 n'amafaranga 868 y'u Rwanda. Abo ni bayitanda n'abandi bantu mujya mubona ku bigo by'amashuri tutavuze hano. Umuyobozi w'ishuri ufite impamyabumenyi ya A1, umutangizi azajya ahabwa umushahara w'amafaranga 314 n'amafaranga 450, akazagira ku burambe bw'imyaka 42 atahana umushahara w'amafaranga 849 n'amafaranga 191 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo cyangwa ushinzwe imyifatire ufite impamyabumenyi ya A1, uw'umutangizi azajya atahana umushahara w'amafaranga 283 n'amafaranga 656. Aho ugeze ku burambe bw'imyaka 42 aho azajya atahana umushahara w'ibihumbi 633,759 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwarimu w'umutangizi ufite impamyabumenyi ya A1 atahana umushahara ungana n'amafaranga 191,811 by'amafaranga y'u Rwanda, ufite uburambe mu kazi bw'imyaka 42 akaba ahembwa umushahara fatizo ungana n'ibihumbi 541,918 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'ishuri w'umutangizi ufite impamyabumenyi ya AD abona umushahara fatizo w'ibihumbi 152 by'amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'amafaranga 525, ku burambe bwa mbere bwitwa grade 3 agahabwa ibihumbi 162,543 ndetse ubukurikira agahabwa ibihumbi 173,958 kugeza ku waminuje uhabwa 394,806. Umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ufite impamyabumenyi ya AD abona umushahara w'umutangizi ungana n'ibihumbi 108,488, ukurikiraho mu burambe agahabwa 115,294, ukurikiyeho mu burambe agahabwa 121,229, ukurikiraho mu burambe agahabwa 127,669 kugeza ku waminuje ku burambe uhabwa 239,513. Umwarimu ufite impamyabumenyi ya AD, umutangizi ahabwa umushahara ungana n'ibihumbi 108,488, ufite uburambe bwa mbere agahabwa 115,294, ubukurikiraho agahabwa 121,229, ubukurikiraho agahabwa 127,669 kugeza ku waminuje mu burambe uhabwa 239,513. Ni mu gihe umukozi w'ishuri utari umwarimu ufite impamyabumenyi ya AD w'umutangizi
ahabwa umushahara fatizo w'ibihumbi 97,826, naho uwaminuje mu burambe agahabwa 128,851 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo niyo mishahara abarimu mu Rwanda bahembwa. Ubwo harimo aba primary nibo bakunze kuba ari aba AD, ndetse n'abigisha mu masegonderi baba A1 na A0. Kubatazi kubitandukanye cyangwa kubatari kubyumva, umu AD ni umuntu urangije segonderi gusa, A1 ni umuntu ufite icyiciro cya mbere cya kaminuza, A0 ni umuntu waminuje kaminuza amashuri yose. Abo nibo barimu bakoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nanone iyi niyo mishahara bagenerwa. Ubwo ngubwo bitewe n'umwaka yigishamo cyangwa n'amashuri yigishamo, bagendera ku mashuri yize ndetse n'uburambe afite mu kazi kugira ngo agenerwe umushahara runaka. Buri mushahara nakubwiyeho hano hagenda hiyongeraho 10% buri ko imyaka 3 ishize. Ubu ngubu already imyaka 3 imaze gushira, 10% ryabo ryamaze kugeraho. Mifotra yagaragaje ko imbonerahamwe y'imishahara yagenewe abarimu n'abandi bakozi bafite impamyabumenyi ya A3, aya bakaba bafite umushahara wenda kungana n'abafite impamyabumenyi ya AD. A3 ni abantu bafite transcript ya troncome, ku batari kubyumva neza. Urasobanukiwe? Aho utari busobanukirwe umbaze muri comment, ndagusubiza direct, tuba turi kumwe 5 kuri 5. Ahubwo se urumva ihagije? Kuri ngewe ni yego. Ese wowe udukurikiye urifuza ko mu nkuru itaha twakugezaho iki? Wumva ufite amatsiko cyangwa ushaka kumenya iki? Aya makuru wumva udasobanukiwe ushaka kumenya? Kora subscribe ubundi yambaze muri comment. Umunsi ukurikiyeho niyo nkuru uzajya mpita nkuzanira. Nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Ciao ciao.